zirakiza mwumva za bindi ngo ni stress zirashize ukunguka caco hegera kiba kidukurikira njye ndi umuntu mukuru iso yari inshuti yanje atarashaka nyuma iso yaramfiyashije yarankundaga ubwo rukundo nibwo nshaka ko umwana wanje azogukunda kandi nwigira abahanuzi se nje umva ngubwirega urashakira umugore nta kibazo ndamushaka ariko gata nta mafaranga nzaguha oya amafaranga nta mafaranga nzaguha nta kibazo ayo wamuriya nta mafaranga namuriya ibaze mukecuru umaze kuntanisha n'umutima wanje wakundaga unzaniye undi we wikundi ako ndi ikigoryi bingana ikimwana ubu ni gute nahebye umugore twari tubanye igihe kinini ajya guca buryama ndumutse mama we sinigeze mbyitaho urikimwe wamaga nkabona n'ibisanzwe mama yo biri kugenda bingarukira ubu ndicuza Yona ugeze hese wango gerageza wihute nta muyumbuza ubesha kabisa abayumbe bagira umurongo rero hano wambwiye nahageze ariko gerageza hahandi okay sawa Niko nizere ko ntatinze Yona yambu ntabwo watinze ariko warugiye gutinda ni amahoro atari amahoro wari werekeye hano gakandara iwanyu ni hano ni hano guke ibyo si byo by'ingenzi Yona ndabizi neza ko uri inshuti na madamu wanje muza musengana kano kanya madamu ntari mu rugo yaroye madamu ntahari ahari naje simpazi nasabaga ko Yona uzanyereka ahantu madamu ari ubwo wote umuntu uzi yari umugore wawe Yona madamu yarahukanye oya kandi naramushatse sinzi ahantu namukura nukuri kandi niko bimeze umfashe unshakire madamu ndakwinginze mwarasenganaga wenda n'ubu muracyasengana dono oya ukuragira se ngo ndamuheruka simuheruka ugende umushake kazi kubwanjye Yona ndababaye ndi umugabo sinzi nimba ufite urugo ariko mu by'ukuri birababaje cyane kumva umugore yavuye mu rugo iminsi 2 ngaha akaba ataragaruka ni ikibazo gikomeye mushake ndamukura he wa muntu w'Imana uramenya aho mukura noneho dorega nanje nagiraga gutya nkinjira iwawe akaba ariho musanga tukaja ku masanga Yona mbabarira ureke utuntu two ndabizi neza aho muhurira nimba ari mu masengesho nimba ari ndakwinginze nshakira umugore noneho birakomeye cyane kuvuga ngo umuntu amubone none iyi telefone yewe ntihari telefone yayikuye kumvaje ndamukura he wa muntu noneho dore ukuntu hari abantu dusengana ariko nabo Yona bivuga ngo abantu mujya musengana ndabizi neza wangu ndabizi neza kutamubura ndishuwa kutamubura uravuze ngo amaze 2 taheruka bro taheruka naramushakisha naramubuza niyo mpamvu namuhamagaye ushize ntiyavuga kuri telefone ibyo aho mwahamagaranye simbizi please shakira madamu wanjye kandi nico warumpamagariye nico nari nguhamagariye Yona basi noneho nta kibazo ubwo nyine uraza kureba ukuntu nawe ugira
kumushaka se umuntu umushaka wenda akamubona ariko nawe urebe ukuntu nyine bigenza. uko ngira ushatse kuvuga iki ntabwo ngusobanukira. Ni akazi nyine kurumva kuvuga ngo umuntu amushakishe n'ubundi Yesu yaje gushaka intama zazimiye. Nguwo nguwo tugomba kumushaka tukamubona ariko nawe ukagira icyo ukora nyine. Icyo nkora ushatse kuvuga iki nkarekura iki nkakora iki? Muri make urareba nyine ko dufaranga dukeya kugira ngo nyine umwanya umuntu agenda atakaza. Udufaranga se wa kigoryi we, udufaranga se wa siyo waneranje n'umugore wawe kandi mwigira abahanuzi se nje umva ngubwirega urashakira umugore nta kibazo ndamushaka ariko nta mafaranga nzaguha. Nta mafaranga nzaguha. Nta kibazo. Ayo wamuriya nta mafaranga namuriya wa mugabo. Nta mafaranga. Ndizi neza kuri umuntu mu bateranyirije umugore. Wowe waransenye. Aho barakubera. Kigoryi ugenda ushaka umugore. None se ibyo no kukwicaza. Warumpamagaye nguze wumve ngo nta mafaranga nzaguha. Umva kubwira wa muntu w'Imana. Ndi umuhanuzi ntabwo ndi umuntu wo kuza gufatwa gutyo mu muhanda. Niba ari cyo warumpamagariye sinzongera kukwitaba. Tanzania umugore wanjye no kukwica nzakwica. Numubura nzakwica nzakwicira. Ariko bayumbe mwabaye gute n'ifaranga? Umwana waje ko njana kwa muganga nyazangira ngo tujane twese muherekeze ndashaka kuja kwivuza amaso ni mu kuziringira amaso mereye nabi ya marorerwamo ni nkaho yananiye uraduherekeza oya ndasiga mu mbacumbira ujya ngo musange nayishije nico nyagukundiye ni ukuvuga ngo uzi ko ndi mukumva ndi kwibuka ko gusuri mu nzu nkumva ingwara zose mfite zirakiza nkumva bindi ngo ni stress zirashize ukunguka caco hegera kiba kidukurikiye ugize neza turasanga wadutekeye hanyuma ukugiso iso yari inshuti yanje atarashaka nyuma iso yaramfiyashije yarankundaga ubwo rukundo nibwo nshaka ko umwana wanje azogukunda niyo mpamvu nje na nyoko dukundana iso amaze kumuzana iso ni umuhanga iso amaze kumuzana yamuzanye iwanje aramunyereka amubwira ko twari inshuti nyoko nawe yamakunda ubwo rukundo rwamara uramba rurakomera. none se mama kurumvishije ngo kera mu byabagaho ugushaka abagore babiri agashaka ubize n'utarize byabagaho ariko twe twari twaremeye yego nawe rero uzucira bugufi nico ngukundira uzuga umunteteho ndi nka nyoko neza neza Marciane none wowe ubwenge bwawe bamuvuga ngo urasigara udutekere ngo nituza dusange wahishije nzogukunda umwana waje ntari kugukunda cyane ngaho mbwira ntugire icumpishe ni jewe nawe muri uru rugo bizura pe cyane kandi nawe ndagukunda urakoze mwana nta kintu kiza nko kubaka ukajya mu rugo rwiza urukundo rukwishimira habe na mama yarambwiye ngo inzu ngiyemo nta n'umunsi umwe nzamuhamagara mpaye mubwira ngo ntago bankunda uko ni ukuri kw'Imana ariko ikibazo gihari umuhungu wawe nta nkunda pe ni nkaho mwamuhatirije ntago bimurimo muri make n'ukuntu igitsura amereza n'ukuntu andeba umuhungu wawe mwamuhatije nta nkunda mwana we kagumarize mpunge ngufi uriya ngo uri mukona se ko wamuhase uriya savuzike ni jewe kuvuga muri no rugo umwana wanje ico mugiye azogikora azogukunda guteteshe kongereho urundi rukundo uzodamarara muri no rugo nturugira ikibazo ciwe uriya avuze ikizi ni jewe nije uzomutegeka kugukunda siko mwana wa kundaga busukuru uzamuzarira busukuru benshi uzamuzarira busukuru benshi ma wahagurutse tukagenda ese mwana wa kuri kuvuga uhagaze ma twatinze sinshaka tuja gutonda umurongo niteguye rwose yego rero ndumva twakomeza
oh Eh. twajanye n'umugore wawe rekana nawe nasigare mu rugo asigara abyira utwo akora ya tamaye haguruka mawati ngaho asigara kore bya bindi maye turaje sinkunda ko dutonda ntabwo umurongo wawe. dutinda sawa ugeze amahoro ego musigare neza nibagiwe perimi reka ndebemo mu nzu nyizamo. nturi uri kubwira nde sori ntabwo nari mbizi reka mubwire njye ndi umuntu mukuru ndi umuntu mukuru ukoze ntabishaka musigaye mumenaho amazi mu wanjye ntabwo nabishaka mbese atatwacaceka toka stupid sinigeze mbyitaho urikimwe wamaga nkabona n'ibisanzwe mama yo biri kugenda bingarukira ubu ndicuza wa mwanya wose nakwimye ubu ndicuza byabiye byose naguhaye ubu ndicuza wa mwanya wose nakwimye ubu ndicuza byabiye byose naguhaye ariko gusa iyi ndirimbo ndirimye iyawe ikugere ku mutima iyi ndirimbo ndirimye iyawe ikugere ku mutima ndacyagukunda 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 umva mada niki cyagihumura nkaho cyashiririye genda urebe nsanze ari imboga gusa zari zitangiye gushirira ngo cyane ngo imboga zazashiririye washiririje imboga ufite ubwenge uri igipfu iki cyashiririye imboga ko ntabwo ari cyane shiririye Eri, imboga nyamboga mugiye kuza mugaburira ibishiririye haguruka ubu nyine haguruka se nugukubita shiriki haguruka vaha mbabariye ntabwo zashiririye zose sinkaza mvuga ngo nawe uvuge ugiye kuzoza undisha imboga zashiririye shenzi kazi mbese genda uzimene uze ngo ifaranga ugende uje kugura izindi gira vuba agenda uzimene uze ngo ifaranga ugende unzanira inyanya uzikatekate ndazirya gutyo ntabwo bizongera fangatoka genda hoshi sohoka genda uje kumena ziriya mboga ariko pumba hafi ry'umugore gusa we nje sindi igipfungira ubwenge ntukazoneba gutya empoli shi
ngwino hano naguha amafaranga angahe naguhaye angahe izo nyanya ni zangahe uvuye kuzishaka mu bagabo bawe ziba akongeje rumwe ninde mu nduri muzashaka igipfu cyo kuguma yongeza nimba akongeje rumwe akaba yiriwe yongeza buri muntu inyungu yiwiriye ko uzu igipfu wakifumewe zana hano ngwino hano mpagare hano ndavuga kangahe ntabwo ari ngiye umubwiye niwe umbwiye ngo nindufate rumwe nagira vuba arambwiye ngo nintore rumwe ariko uzi ugira ngo ikizongwe uzi imyaka nkurusha sheri ni ziba mbabarira basi fyoto kurasha kugura inyanya mu bagabo bawe ni hano hasi ku iduka hano nagiye kure genda uziteke uzangatwe ntazongiriye ntabwo nzongera gufata basi kibanye toka vanga genda mbone amaguru arenga hariya utekere iki se basi mbone amaguru arenga hariya uziteke uzirye uzangatwe hariya data ubundi uyu yaje ava he koko mana nyagasani uracyari muto kandi uri mwiza pe uri mwiza ndabibona ntabwo niteguye kuba nareka umugore nakundaga twabanye igihe kingana kuriya kubera imipango muri kumwe na mukecuru wakwitahiye wamvuye imbere ko ibibazo bindenze ubwenge wa mukobwa